ibihe byiza dukomeza kubana umunsi ku munsi, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje, ikaze kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. So nicyo kintu dukomeza kuganiraho umunsi ku munsi, umuryango mugari nyarwanda. Ese umuco waracitse cyangwa ni ibihe, cyangwa nuko ibihe tugezemo ari byo biduhindura? Ariko ntabwo ari byo bintu nje kuvugaho, ni amakuru yo kugenda avuga ku mbuga nkoranyambaga dukesha ibinyamakuru bitandukanye, yaba The Choice muri Uganda ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Umukobwa wacu, umunyarwandakazi wacu bita Teta Sandra, umugore wa Weasel Manizo, yongeye gukora amakosa amwe mu gihugu cya Uganda. Ubwo mu minsi yashize dusubiye inyuma gatoya, uno mukobwa yavuye muri Uganda akubiswe, isura bayangije, aza mu Rwanda, yongera amera neza, asa neza, agenda neza, biba byiza cyane kurushaho. Ariko abantu benshi bamugira inama se, Teta Sandra wagumye mu Rwanda ukava mwira famiye. Nicyo kintu nge nibaza mu kiganiro nakoze, ndibaza ati ese Teta Sandra ni urukundo afite Weasel Manizo, ni amafaranga cyangwa n'abana, cyangwa ni bwa buryarya? None uyu munsi Teta Sandra yaje kugonga umugabo we Weasel Manizo. Reka tubanze tubyumve gutya ku mbuga nkoranyambaga, ikintu abantu bari kugenda babivugaho umunsi ku munsi. Ati Sandra, uzamenya ko abagande dukunda bene wacu tugashwana, ariko tubakunda ari bazima. Turabatuka tukabakora ibiki ariko ari bazima. Samba naye tubaga gwe Sandra ne kikakasi wambuye gwe yakonye daga ojja kitegera nkukubidoganya okwata ojja kumbe ensongezo nga tezifanagana lwaki tokutte. Ati Sandra nagerageje guhamagara wanga kunyita, bati nimenyekana daga nkagasirino ka Weasel. Ati nimenyekana kare wagonze daga, uraza kwimenya neza ko ari umugande mwene wacu. So ni ibintu biri kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga. Ese koko nacyo kintu nibaje, ati Teta Sandra akwiye gufata umwanzuro wuhe ko mbona kubaka bigoye? Ubundi yakitaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni nako abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga babyifuza cyangwa bashaka kubitwara, ariyo nama nziza bamugira. Wowe muri comment ni ikihe kintu wavugaho, urabyumva gute? Teta Sandra ikimubeshe muri Uganda ni amafaranga, ni urukundo, n'abana, ni iki? Mureke no dukomeze tubyumve muri buno buryo muri kino kiganiro.